Ndagushimiye ukurikiye Berwa TV muri aka kanya, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tugiye gusobanura Izina Aline. Ni umukunzi wa Berwa TV adusabye ko twamusobanurira Izina Aline. Menya ubusobanuro bw'Izina Aline. Ihabwa abana b'abakobwa, rikaba riri mu mazina agezweho muri iki gihe kandi akoreshwa na benshi. Izina Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage, rikomoka ku ijambo anta, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Bimwe mu biranga ba Aline n'ibi bikurikira. Aline ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe bwose. Areba neza, ni umunyakuri, agira amatsiko kandi aritanga. Akunda umuryango we akanawitaho, kabone n'ubwo yaba yarashakiye mu wundi muryango, kandi yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Akunda gutembera ahantu nyaburanga, ni umuntu utagorana, wumva ibintu vuba, ahora afite icyerekezo n'intumbero y'ibyo ashaka kugeraho. Ni umunyembaraga, abona ibintu mu buryo bwiza kandi agira umwete mu byo akora. Ni umuntu byoroshye guhindura intekerezo ze kandi utajya apfa gucika intege. Akunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura, akavuga kandi agakora icyo ashaka cyose. Ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima, kandi nihanganira abanebwe kuko nawe yumva yahora akora. Ntabwo akunda abantu bamutesha umutwe, atinda kurakara, kandi iyo yarakaye bimara igihe kirekire ngo bimushiremo. Agaragaza amarangamutima ye, ntacyo biba bimubwiye kugaragaza ko ababaye cyangwa yishimye. Ahora arangwa no kwicuza iyo yagize ibitagenda neza byo yifuzaga kugeraho. Ahora ari muri iyo menya n'imbikore. Nguwo umuntu witwa Aline, njye wamukugezaho ndi Dr. Berwa, kandi ngendirwa imikwamunga w'amacuma acanye, ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuza ubuhuha, inoni zicacana hose, abana bato baryunyano bitegura kwitiwe nyamibwa izina. Ndagushimiye ko wari uri kutwumva, ndagusaba gukora subscribe nyakugira Imana we n'amafaranga. Duhurire mu izina rikurikiraho. Ndagushimiye.